Ababyeyi muraho mumeze mute? Mumeranye mute n'abana banyu mu biruhuko? Impamvu mvuze ngo ababyeyi ni uko tugiye kuganira, mugiye kumbwira ese mubona abana banyu ku ishuri bigenda? Ese barakoze baratsinda bazanye amanota angahe? Ese mu biruhuko muri kubasubiriramo? Ese umwana wawe ubona yahangana n'abandi, yajya wenda reka tureke guhangana n'abandi tuvuge yagira amanota ashimishije bihoraho? Rero tugiye kuganira, niba uzi yuko umwana wawe yatsinzwe, niba uzi yuko yagarukiye ahantu ku mwamba yari agiye gutsindwa akaba yaragize amanota mabi, ndagira ngo nkubwire ngo tera agatebe uze wicare wige, sibyo? Umwana tumuha umuti, umwana akabasha kwiga, agafata, akagendana n'abandi, ibintu bikagenda neza cyane. Mu biganiro twakoze mu minsi ishize harimo ikiganiro twaganiriye n'ababyeyi bagera muri 2 twahaye umuti. Abacyumvise mwumvisemo ko abana babo batsinze ndetse n'abari ku ishuri bategereje ibizamini bisoza bya leta, kandi pe bagiraga amanota mabi ku buryo ababyeyi byabababazaga, bagahora bumva batishimye. Ibaze gutanga amafaranga ya minerivare, ugatanga amafaranga menshi, umwana yajya kukuzanira amanota akakuzanira amanota, nawe ubona aguca intege ku buryo kongera gutanga andi mafaranga ujya kuyashaka wumva nawe wababaye. Urumva rero kiba ari ikibazo. Erega mujye muramenya ngo amafaranga ya minerivare ntabwo ari ikibina muba muri gutanga, oya. Ubwo amafaranga ya minerivare aba yagiye, bariya abashoramari bashinze ibigo by'amashuri baba barangije kuyajyana, kuko ibyabo baba barabirangije, ahubwo umwana wawe niwe uba usigaje gufata ibyo bamwigishije. Ubwo rero iyo babonye bari guhatiriza bikanga, ubwo bageragaho umwana bakamurekura, bakakubwira ngo umushakire ikindi kigo. None ndi kubabaza, umwana wawe yaratsinze? Ese yatsindiye ku manota angahe? Ese niba yaranatsinzwe da, yatsindiwe kuri angahe? Ese ubona biterwa n'iki? Ni uburangare? Niba ari uburangare muzane tumuvure, turamuvura pe. Nabwo nusanga atari uburangare, ari ibintu utamenya ibyo ari byo, utamenya ngo byagenze bite, nabwo uwo mwana turagufasha tukamuvura izo mbaraga z'abagizi ba nabi. Tuvuge bashobora kumuhera ibintu, bashobora kubimutambika akabitambuka, bashobora kumukora ku mutwe, bashobora kubimusiga, ibyo bamukoza byose. Cyangwa se ugasanga ni ibintu bya za karande wenda mu miryango mwarigaga ntimufate. Nuko ndagira ngo nkubwire ubu ngubu ibyo ntibigikora, tuguha umuti, umwana wawe akajya ku murongo, nawe akagenda neza nk'abandi, agatanga umusaruro. Icyo nicyo kiganiro tugiye kubarambura. Amahoro y'Imana bane namwe, muze kwihangana mugikurikirane, ntago kimara iminota myinshi, kwari ukugira mbagezeho mu ncamake, ariko ubu tugiye kukiramburamo iminota mikeya gusa, iminota nk'itanu turaba turangije, ntimurambirwe, kugira ngo mwumve ibibazo biri mu bana banyu. Amahoro y'Imana bane namwe. Wowe wakoze subscribe turagushimiye, wowe utari wayikora, iki nicyo gihe cyo kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Iyi ni Ngabo Empire. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushaka kutugezaho, ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero yacu 0788 47 40 51, 0788 47 40 51, 0788
47 40 51. Wowe rero wakoze subscribe turagushimiye, uri umuntu w'umugabo cyane cyane. Iyo ukoze subscribe dukora ikiganiro tukagishiraho kigahita kiza kikakugeraho, ariko iyo utakoze subscribe ntabwo cyakugeraho gito utarayikoze. Hari abavuga ngo gukora subscribe ngo baba bari kuduteza imbere. None se urifuza ko dutera inyuma? Wari wakorera umuntu subscribe ukabona hari amafaranga yawe yari ari kuri momo yagiye? Nta kintu na kimwe bisaba kugira ngo ukore subscribe, sibyo? Wijya ugira ubwoba kandi wijya uragira ubugome, ugomere n'ikintu numva kitanahambaye. Nta kindi kintu subscribe imaze no kugira ngo umuntu ashire ikiganiro gihite kikugeraho ako kanya. Niba utari wayikoraho, bana yikore cyangwa se wirorerere n'ibyawe, kubera yuko ni wowe uri guhomba. Ngabo Empire ihindura ubuzima. Niba bwari bumeze nabi bukamera neza, niba bwari bumeze neza bukamera neza cyane kurushaho. Icyo ntitucyumvikana. Kora share, like na comment kugira ibiganiro bigere ku bantu benshi, ko nawe hari igihe cyakugezeho hari umuntu ugikoreye. Share, sibyo? Comment ni ugutera commentaire, ni ukwandika ugatanga igitekerezo, ukavuga icyo ushaka ko tugukorera, cyangwa se ukatubwira uko wowe ubyumva, sibyo? Irindi jambo ntatangwa kubabwira: niba ubona mu buzima ibintu bitari kugenda neza uko ubyifuza, nyabuna ihangane. Ejo bundi ibintu bizagenda neza cyane, nawe ushime Imana. Kandi nawe niba biri kugenda neza, ntujye wibagirwa gushima Imana. Ujye urashima Imana puriye sansese, musenge ubudasiba, muyishime, muyihimbarize ibyiza bikomeye iba yabagiriye. Rero iki kiganiro nagikoze kugira ngo mutaza kuryama mu biruhuko babyeyi, muri kumwe n'abana banyu. Indangamanota babazaniye murazizi, nimwe muzizi, nge ntago nzizi. Kontorora umwana wawe nubona afite ubwenge bwo gukomeza gutyo, umureke. Ariko nubona yaratsinzwe, nubona ataragize amanota agushimishije uko ubishaka, hamagara Ngabo Empire kuri ya nimero twabahaye 0788 47 40 51. Kubera yuko ayo manota niba uri kubona ari makeya akiri hasi, none se azayazamukana? Kandi ariko nyamara abandi bagiye badusaba imiti twagiye turayibaha, kandi batubwiye ko ibintu bimeze neza. Niba ushaka kubyumva, subira mu kiganiro icyo iki ngiki gikurikira cy'abanyeshuri, urebe wumve uko ababyeyi batubwiye. Kandi batubwiye ko bizeye ko n'abana babo muri ibi bizamini bari gukora bya tronkomene mu wa gatandatu bazatsinda neza cyane. Sinzi ngo rero uwawe aherereye. Reba kuri birote utuvugisha hakiri kare, umwana wawe tumwiteho, adakomeza kuguruka muri kirabaye kandi afite amanota makeya. Ejo bundi yagera ku ishuri ugasanga arakirizuye. Kandi mwibuke ko muzatanga minervari. Niba umutangira minervari y'ibihumbi 100, 120, 130, 150, 180, 200, ibaze ibyo bihumbi 200 kubijyana agiye gukora ubusa. Nibyo baramwigisha ntabifate. Murumva ko cyaba ari ikibazo. So rero twegere utuvugishe, tuvugane, tumenye ikibazo umwana wawe afite. Rega abana babakoreraho ibintu byinshi. Hari igihe bazi bagatambika ibintu mu nzira, mwebwe mukajyana ibintu bisanzwe, umwana wawe yabirenga, yaba yarari umuhanga, ukajya kubona ukabona asubiye inyuma. Abandi bariga agasinzira, abandi baba bari kwiga akikinira, agasakuza akarwana, akagenda akaba uwa nyuma, ugasanga ibintu biradogereye. Hari n'igihe bamukora ku mutwe, abagizi ba nabi, abarozi, abaki, bakamwaburira ubwenge. Hari n'igihe babimusiga. Ni inzira nyinshi. Hakabaho n'abantu muri za kavukire zabo
usanga wenda kwiga atari ibyabo, ugasanga ibyo bintu bya karande biramukurikirana. Ko ndagira ngo mbabwire ngo kuri Ngabo Empire byose bivaho, ibintu bikajya ku murongo. Ugize ikibazo rero duhamagara kuri nimero yacu 0788 47 40 51 0788 47 40 51. Ese wayumvishe cyangwa nyisubiremo? 0788 47 40 51. Amahoro y'Imana rero abane namwe, mukomeze kugira ibiruhuko byiza, n'abo banyeshuri bakomeze kuba biruhande, bibuke gusubiramo mu makayi, bibuke gusubiramo rwose mu bitabo basome, bibuke gusubiramo ibyo bize ejo bizabagirire akamaro. Amahoro y'Imana abane namwe. Niba warakoze subscribe turagushime, niba utari wayikora nyabuna yikande, dukomeze kubana.